mu mico itandukanye y'isi cyane cyane mu bihugu by'Uburayi, Amerika ndetse no muri Afurika habaho umuco udasanzwe wo gukomanya ibirahure cyangwa se amacupa mbere y'uko abantu basangira icyo kunywa. Ibi rero ugasanga bikoreshwa mu birori bitandukanye cyangwa se mu gihe abantu bifuza kuganira ndetse no gusabana. Iyo Abanyarwanda bakora iki gikorwa baravuga bati ku buzima bwacu, aho kuba cheers nk'uko bikunze kuvugwa mu Cyongereza cyangwa se lasa mu Gifaransa. Ariko se ni ikihe cyihishe inyuma y'uyu muco? Ese mu Rwanda tuzi neza icyo bisobanuye? Iyo uganiye n'abantu batandukanye bavuga ko uyu muco ugaragaza umunezero no kwishimirana hagati y'abagiye gusangira. Nk'uko imbuga nkoranyambaga zitandukanye zibivuga, uyu muco ufite inkomoko ya kera cyane mu bihugu byo mu Burayi byategekwaga n'abami. Mbere y'uko umwami cyangwa se umuntu wese ufite izina ry'ubutware asangira na mugenzi we, byari byiza ko babanza gukomanya ibirahuri cyangwa se amacupa. Ibi byakoreshwaga mu rwego rwo kugenzura niba nta waba washyize uburozi mu cyo kunywa cya mugenzi we. Imwe mu ngero ziri ku mbuga nkoranyambaga nka snowblends.com na timesindia.com zivuga ko imico y'ubuzima bwabayeho mu bihe bw'abami yari ifite ikintu kidasanzwe ku muryango wa politiki n'umutekano ndetse no kwakira umuntu neza byari kimwe mu bintu by'ingenzi byitabwagaho. Ikindi kandi hari abemera ko gukomanya ibirahure bishobora kuba uburyo bwo kwirukana imyuka mibi, aho bavuga ko abakomeye ku myuka y'amadayimoni bagombaga gusangira mu buryo bwiza ndetse bakirinda kugira uwo bari gutinya. Icyakora nubwo umuco waba waraturutse mu bihe bya kera, umuco wo gukomanya ibirahure mu Rwanda uracyahari, ariko hari ubwo abantu bashobora kuba batabizi neza, dore ko wenda nk'uko twabivuga, ariko uko byagenda kose ku buzima bwacu ni ijambo rizana ibyishimo no gushimira ubuzima bushingiye ku gusabana, nk'uko amakuru atugeraho muri kano kanya akomeza kugenda abivuga. Ntabwo twava kuri ibi rero ngo tureke amakuru tundi ari kuvugwa. N'umukecuru w'imyaka 59 yaciye agahigo ko gukora pompaje 1575 mu isaha imwe. Bamwita Donna Jane Werde, ni umubyeyi w'imyaka 59, akaba nyirakuru w'abuzukuru 12. Yakoze igikorwa cy'indashyikirwa cyanditswe mu bitabo by'amateka. Yakoze push up cyangwa se pompaje zigera ku 1575 mu gihe cy'iminota 60 gusa, ahita atsinda agahigo k'abagore ku isi ko gukora pompaje nyinshi mu isaha imwe nk'uko bitangazwa na Guinness World Record. Werde yagize ati, narindi kugerageza guhangana n'amarira y'ibyishimo no gukomeza gukora pompaje, by'umwihariko nyuma yo kumenya ko narengeje agahigo kari gasanzweho. Kuri iki gikorwa cy'amateka, abana 11 mu buzukuru be bari kumwe nawe bamushyigikira ndetse banateguye icyapa kivuga ngo nyogokuru wacu ni umuhanga ku rwego rw'isi. Reka turebe uko yabigezeho rero. Mu minota 30 ya mbere, Werde yari amaze gukora pompaje 320. Nyuma yaho yagiye ashyiramo umuvuduko ugereranije, akora pompaje 10 mu cyiciro kimwe kugeza igihe isaha yashiriye. Guinness World Record yasabye ko buri pompaje yakozwe ikurikiza amabwiriza akomeye, aho ukuboko kugomba kunama kugera ku murongo wa dogere 90 munsi, hanyuma kuzamuka ukuboko kugomba gukomeza umurongo ugororotse neza. Werida yavuze ko yakunze pompaje ubwo yari ari kwitegura guca agahigo k'igihe kirekire ko kwihangana mu mwanya wa planking cyangwa se imyitozo ngororamubiri ikoreshwa cyane mu kongera imbaraga z'imitsi yo kunda, umugongo n'urutugu. Ni mu ntangiriro z'umwaka. Icyo gihe yakoze planking iminota 170, amasaha 4 iminota 30 n'amasegonda 11. Aba umugore wa mbere ku isi wabigezeho nk'uko bigaragara. Werde yabwiye ikinyamakuru USA Today ko siporo n'ubuzima bwiza byabaye ingenzi mu buzima bwe kuva akiri muto. Ati, nakundaga imikino no kwiruka, kwita ku buzima no gukora siporo byahoze ari ingenzi mu muryango wacu. Nyuma yo gutsinda aka gahigo, Werde yashimangiye ko ubuzima bwiza bushingiye ku mikorere myiza y'umubiri bufite agaciro kanini cyane cyane mu kwinjira mu zabukuru. Ati, nemera ko iyo twita ku buzima tugakomeza gukora siporo kandi tukagira intego nziza, tuzajya dusaza neza kandi dufite imbaraga. Uyu mugore afashe umwanya mu mateka ashimangira
ko imyaka ari imibare gusa, ariko ubushake bwo gukora ibidasanzwe bugira n'isano no kwiyemeza no gukomeza kugira intego nyinshi mu buzima, nk'uko amakuru atugeraho akomeza kugenda abivuga. Turagenda tubirebera hamwe rero, mugende mubyumva uko bimeze. Dore tugeze no mu gihe cy'ubukonje, reka nsoze mbagezaho imyambarire ikwiye muri iki gihe cy'ubukonje. Mbarabure mbagira inama, ejo utazambwira ngo wakonje, ejo utazahura n'iki kibazo kavuga ngo ntacyo nakumariye. Reka mbabwire rero ku myambarire ikwiriye, ku myambarire yakabaye kuranga muri kino gihe turi kugenda twinjira mu bihe bikonje. Ni ibihe by'ikirere bihinduka, kandi uko ikirere gihinduka ni nako imyambarire y'abantu nayo ihinduka. Ni mu gihe cy'ubushyuhe rero impeshyi abantu bakambara imyenda yoroshye, mu gihe cy'ubukonje bakambara imyenda ibafasha kwirinda imbeho. Ubu mu Rwanda hari ubukonje n'imvura, bityo abantu basabwa guhindura imyambarire kugira ngo birinde imbeho. Zimwe mu nama zitandukanye ku myambarire mu bihe by'ubukonje: cya mbere ni imyenda yoroshye, ntabwo ari ibihe bikonje. Urubuga rwa InStyle UK magazine rusobanura ko imyenda yoroshye nk'imyambaro yo mu mpeshyi itari ibihe bikonje, kuko itarinda umuntu imbeho. Mu bihe by'ubukonje abantu bakenera imyenda ibafasha gukumira imbeho. Icya kabiri ni inkweto zifite ubwoya cyangwa se amakoti ashyuhirana cyane. Si ngombwa, benshi basanga rero bashaka kwambara amakoti ashyuhirana cyangwa se inkweto zifite ubwoya ngo bashyuhe, ariko mu Rwanda aho ubukonje butari bwinshi nk'ubwo mu Burayi ntibikenewe, ahubwo ibyiza ni ugukoresha ikoti ritaremereye cyangwa se umupira w'imbeho usanzwe. Iya gatatu ni inkweto zifunze, nazo ni ngombwa. Sandali n'izindi nkweto zifunguye ntabwo ari zo kwambara mu bukonje. Ni byiza kwambara inkweto zifunze ibirenge mu kwirinda imbeho, kandi zikaba zijyanye n'imyambaro wambaye. Ikindi cya kane ni amakoti ataremereye. Iyo ikirere kidahise kigaragaza imvura, ni byiza kwambara amakoti ataremereye cyane, ariko afasha mu gushyushya umubiri kugira ngo wirinde imbeho. Icya gatanu baravuga ko imyenda miremire ku bagore n'abakobwa ari sawa. Bavuga ko ku bagore bagirwa inama yo kwambara imyenda miremire ibafubika amaguru, amakanzu, amajipo cyangwa se amapantaro maremare, nibyo byiza mu bihe by'ubukonje. Iyo myenda rero nifasha mu gukumira imbeho, kandi biroroshye kuyibona ku isoko. Izi nama zose zitangwa kugira ngo abantu bamenye neza imyambarire ikwiye mu bihe by'ubukonje, bityo bakirinda imbeho kandi bagume mu buzima bwiza, nk'uko amakuru atugeraho muri kano kanya akomeza kugenda abivuga. Mukomeze rero kugenda mutubwira uko mubyumva, muragenda mutubwira uko mubibona, ubundi dukomeze kugenda natwe tubaberayo tubagezaho inkuru nyamukuru mu nkuru ziri kugenda zivugwa hirya no hino. Ari nako ushobora kutubwira iyo wifuza ko twakugezaho, hanyuma natwe tukazayigukorera, hanyuma tukazayigutegurira tukayikugezaho. Ari nako nawe ufite icyifuzo cyangwa se inyunganizi ku makuru n'ibiganiro byinshi byiza bigiye bitandukanye, ushobora kutwandikira muri comment, nawe tukazagusubiza mu nkuru zacu zitaha. Ari nako nakomeje kugenda mbona hari amakuru yagiye hanze nayo avuga uburyo rwose ngo buriya bishoboka ko rwose tugiye nko mu rukundo. Mu rukundo hari ibyagiye hanze bivugwa ngo amategeko 5 agomba gukurikizwa mbere yo kujya mu rukundo, ngo imbuga nkoranyambaga zishobora kugira ingaruka ku mubano w'abakundana. Hari n'inkuru itangaje y'urukundo rwa Muhata Rukundo ukundana n'abasore babiri, turaza kubigarukaho.